Imana ntiyaguhamagara ngo ikore ikosa ryo kuguhamagara izi utazakubyaza umusaruro. Ibi bintu ntibishoboka ntazajya agira ukubeshya. Nawe waje kubera umuhamagaro Imana yahamagara abantu bayo. Turayishimiye. Ubu rero njye sinjabwira Imana, sinjabwira abantu ngo gutiza Imana amaboko, uyafite azajya azamura n'utazamura uzabyihorere, ibihe icyubahiro birahari. Nuko ko abantu batandukanye no oya ushaka kukiyo cyakora n'ufashe uza kugushimira Imana nanjye ndabikiyibutse ndakiza ngiki cyaki nkakihanye. Amaraso ya Yesu yabikoze we. Amaraso ya Yesu yabikoze. Kubadukira indwara z'ibyorezo. Amaraso ya Yesu yabikoze. Amaraso ya Yesu yabikoze ma. Amaraso ya Yesu yabikoze. Tumukomere amashyi umwongere mu. Imana ibitsikamire we. Amen. Money
ingabo za Farawo zituri inyuma ikaturinda gukorwa n'isoni na biriya badutega ntibizadufata kuko Imana idukunda tuzabisimbuka iyabanye natwe muri Egiputa ingabo za Farawo zituri inyuma ikaturinda gukorwa n'isoni na biriya badutega ntibizadufata kuko Imana idukunda tuzabisimbuka ati nkoni nkwereke ibindusha ati nkoni Mose yari afite ko bari muri Egiputa Imana yakubise ku rutare ati nkoni nkwereke ibindusha dutenda mu nzu y'Imana tugakira umugisha watinda ipfira mu kabari ugakira ibikomere by'amavide utunota dutatu twagucumuza oya rwose impundu ntizivuge yego rata impundu zigira gute tugiye gushimira Imana ko yimanye urufunguzo rw'ubuzima bwacu tukabucira shiramo amashyi abantu b'imbuto bw'Imana b'Imana tukabaha amashyi uko twari muri Egiputa dukoreshwa uburetwa nta n'uwo twabibwira nta n'uwatugirira impuhwe iyo baza kurubona tuba twaribagiranye uko twari muri Egiputa dukoreshwa uburetwa nta n'uwo twabibwira nta n'uwatugirira impuhwe iyo baza kurubona tuba twaribagiranye Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twaribagiranye Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twaribagiranye Imana tuyongere amashyi aho twitaga inshuti aribo banze igica hirya no hino hari imisozi inyuma hari Farawo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twaribagiranye Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twaribagiranye
iracyakomeje kutwimana urufunguzo rw'ejo hazaza iyo baza kurubona tuba twari bagiranye iracyakomeje kutwimana Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twari bagiranye Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twari bagiranye Imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tuba twari bagiranye ku mavi niwe uzatinda ahagaze yemwe murabyumvise utinda ku mavi niwe uzatinda ahagaze ikiriba wari wikoreye cyaba ari ku mugabo yaba ari kuri Minerivare yaba ari abakiriya babuze yaba ari ibyaba byari bihengamye hari ibyo Imana ikoze ntacyakitanga umugambi w'Imana ihora iteka iwubereye maso kuba bitayobaza inkingi y'igicu n'ijoro ritayobaza y'umuriro oya ntacyakwitanga umugambi w'Imana ihora iteka iwubereye maso kuba bitayobaza inkingi y'igicu n'ijoro ritayobaza y'umuriro Chikamo Nyazawe Wakamimani Namuke Chikamo Hey Chikamo Nyazawe Wakamimani Namuke Niba hari ikimana yakubwiye uyu munsi ntiwongere kubura amahoro mu mutima turamusengera mu izina rya Yesu nawe yumve n'Imana kandi umwanya agiye guhagarara hano n'abari basigaye bikoreye ikiriba bagiture umwana azuka abe muzima ibyari bihengamye bishyira mu buryo bwabyo ibyari byaze byemere mu izina rya Yesu sawa nabasaba ngo mwe muretse gutaha kuko hari isengesho tugiye gusenga dusoza kandi riraza guhindura ibintu sawa mama haguruka we bitenge wowe barasoma urwandiko rwanditswe na Petero urwa mbere rwanditswe na Petero hanyuma turasoma ibice byaho bibiri turasoma duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatatu ariko numva nabongera n'uwa kane nawo mushyizeho oya nshyizeho n'uwa gatanu ntacyo n'uwa gatanu nawo mushyizeho niba ushaka tuwusome duhita turangiza dusenge ubundi mwumva y'amatwi ntijya yumva ariko urugero ntitwumvishe ariko munyemere n'uwa gatanu mushyiremo tugiye gusoma rero mu nzandiko rwanditswe na Petero hari umukobwa hariya wansomeye ariko wasomye nazi ayigire hino hano cyangwa yatashye wa mukobwa wasomye mu kanya ari he yigendeye ikibazo niwe nashakaga niwe nashakaga urira bose riri mu rwandiko rwanditswe na Petero mu rwandiko rwa mbere yanditse hanyuma n'ibice byaho bibiri ndahera ku murongo wa mbere aravuze ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburyarya bwose reka nsubiremo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya
n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse ryari. Abatavuga Imana imfashe bazavuga ubutaha. Mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Gatatu, kugera kuri gatanu. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko uwo mwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryazwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi. Wa murongo wa gatatu tugiye gusorezaho. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwatora bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amen. Ihangane iminsi turimo kujyamo irimo gutuma ujya gusubukana ko none zikigira zitya, ariko Imana ishimwe mubwe amen. Hanyuma nari nzi ko mbaza nkabaha ikintu bita potage. Abantu bitwa abakire kandi no mu abakire, burya mbere yo kugira ngo barye babanza bagategura potage. Iriya potage no kugira ngo inda yakire igiye kurya, uyirya ntavunika. Mwebwe mujya mujya mu nifuna n'ikimenyimenyi muri irya ishakayi ayirisha akayiko kahita igenda neza. Nyuma rero noneho wajya ibyo kurya ukabirya neza neza rwose, byamaze kwakira kwigiye kurya. Hanyuma dushimira abavugabutumwa batubanjirije, ariko cyane abantu bahamagawe n'Imana kuri uyu musozi. Buriya mbabwire, Imana ntiyaguhamagara ngo ikore ikosa ryo kuguhamagara utazakubyaza umusaruro. Ibi bintu ntibishoboka, ntazajya kubeshya. Nawe waje kubera umuhamagaro Imana yahamagara abantu bayo, turayishimiye. Ubu rero njye sinjyabwira Imana, sinjyabwira abantu ngo gutiza Imana amaboko, uyafite azajya yazamura, n'utayazamura uzabyihorere, ibihe icyubahiro birahari. Numva ko abantu batandukanye no oya ushaka kukiyo cyakora n'ufashe uzakubwira gushimira Imana, nanjye ndabikiyibutse ndakiza ngiki cyaki nkakihanye. Hanyuma rero tubishimiye ko yabahamagaye, kandi yabahamagariye igihe nimukore. Niyo mpamvu navuye mu nce zakabwira po njye no kumimana bitaye mu jujyu muri Rwamagana muri muyo. Nanjye naza intabo bahamagara bahamagara nanjye ntuwajya guceka hano nawe nicyo cyakuzanye. Yuko ufite ntabwo uba waje ntutubeshye. Amen. Hanyuma ihamagara abantu b'Imana nabo kugira ngo baze bita umuhamagaro nabo barimo kumva ibintu by'Imana. Imana yarakoze turashimiye. Hanyuma dushimiye abatubanjije. Natangaye kandi impamvu ntangaye, batubwiye amagambo meza kandi yose. Mwaje ati Imana zantabara, iki gituma ntazamwara. Kandi uyo njya guhanurira umuntu ndabanza nkihanurira. Uruhanga agakobora akabamuruta mbese arangije ariko aradufasha, birangiye yiciriyeho, kandi ubu nanjye nari mfite ibyo kumuhanurira. Ubu rero hari abantu ubuyobozi Imana iguhamagaye, urahirwa ntukumve ko wafasha abandi utafashwa. Ni icyaha, ni ubugwe, ni ubupfapfa, ni umushumba ndabahanuye. Kandi ubu maze ngira ngo kontrole ndetse ntuzajya ubona wafasha abandi sha warangiza ugaca witwa iwacu ukaza tugafashwa ibyo tubwiye we, hanyuma undi yajya kuguruka uti ndarangije. Umushumba ntuzajya ufashwa n'ibyawe gusa ugafasha abandi nta byagufasha, uzaba ufite ikibazo. Kuko yampamagaye yarambwiye ngo nkwiriye gufashwa n'iby'abandi, kandi turi ibyuma bicyazanya. Ubu se cyo nazanye arakizi kosa rikomeye ntimukabikore. Uzajya ufashwa, ni byiza rwose utanga ibyo bigufasha, ariko ukeneye ko n'abandi bakagufasha. Ubwo rero muzabona wantumiye nta iterano rirangiye
umugore wanjye naho yaba ari kunda azamufasha abandi baganga sijye muganga, hanyuma Imana ndi kumwe nayo izagirira neza. Ariko ikosa ntabwo ndihuta, numva nkuwe ngo ndihuta uzampa irya nyuma. Ubwo none se ko abashumba tunenga hano ntabwo ari muri bizinesi bibutse ahandi mu murimo w'Imana icara ufashwe hanyuma bita gufasha ntukanagaruke. Ubwo ukuntu uririmba neza ufasha abantu ntabwo ukunze ko none ubu uzajya ufasha abandi kutifasha gufashwa, ni ubuswa, ni ubupfu, ni ubupfapfa urinjije. Ntangiye niyo mwihanga ko kandi mpamvu mbivuga nuko abantu babigize bimenyero, turamenyera. Bana saninde kubimenyera, babyeyi ntukabimenyere ibintu bya Nyagasani ntawe bimenyera. Ubu nje kubemeza nje umvuye ikabuga nje kubemeza, baravuze ngo abashaka batakumva amahoro ya Kristo agendane namwe, waje ukerewe n'ubundi taha. Ariko ikigutangarizi iri jambo iramukishije ndagiye kandi ko muzi nsizi ko wenda n'ijoro gusenga ijyanye. Jewe yambwiye ngo mbahugure, ngiye kubahugura nsenge bimpaye ubu se mbanza nkontorora amatuzanya rero kugira ngo mwumve, nutumva uzumvishwa nayo kuko nayo irumvisha. Haleluya, amen. Ababaye hari igihe tuzategura semina nze tuganire, mufite umwanya nicare rwo nanjye nicare baganiriza, urabona mfite ibintu byo kubaganiriza, ariko kandi nanjye ntega amatwi numve ibyo mushaka by'Imana nshaka. Murakoze. Ubwo rero ndabashimye abavuze bakanagenda ariko bavuze njye numvishe. Haleluya, amen. Udusoreje aravuze ati ibyawe suko bidahari ariko hari byapfuye, ariko n'ababyikorera nabo bari mu nzira barabyikora bagiye kubihamba. Ariko Imana ishimwa ko ije kuzura ibyapfuye byanjye weyo, ibyangije kubizura. Ibaze uwagiye kurema ubu se yabijyanye. Mana guha umugisha, imbaraga no gufata mu izina rya Yesu, kandi ntukabure ku Mwuka Wera. Rero guhurira ahantu muri egirize murangire kandi kuri yewe kubonye njye ndibuka mu twagiranye ibigize sinangana. Mvuga iki ku bana bavuma amaze kabiri muheke muramuhenze andarashimukwa amapura kashira zunguruza arakuzengereza. Nanze kuvuga kuri Petero iminota bampaye ni mike, hajya tuzamuganira mbabwira uburyo yahamagawe na Yesu, mbabwira uburyo ari umuzerote, yari umunyamahane ariko ari n'intyoza. Bibiri muvugaho uyu yari intumwa ya Yesu, ariko amaze kuvuka ubwa kabiri. Abo umumaro yandika izi nzandiko, bakozi b'Imana, Imana yakuzanye niyo yanzanye, ariko yambwiye ngo mu rugo wawe umere nk'uruhinja ruvutse vuba, kandi yambwiye ngo ushaka divorce uze tugutanye n'umugabo wawe hano. Niba Imana itanya ariko nubyishyiramo n'ubwenge bwawe, ubwo burapfuye, uri umupfura, umupfapfa. Kwihangana y'ukubuza shitani iragusenyera bikemera. Ariko nakubwiraga ngo itangazo iyampamagaye yambwiye ngo nkubwire ngo uze tugusabira imbaraga aho kugira ngo usabe divorce. Kandi ubu dukontorora nazo meni toroshadepfa, twasanga nawe warabigizemo uruhari. None uzamuye imitwe, wanze kumera nk'uruhinja ruvutse vuba, ahubwo urazamuka. Imwene kana ko kwa kanaka n'ikimenyimenyi wacu nitwigeze tu mugabo mwene data, umugabo udasuzugurwa n'umugore yamutangarize ngo si umugabo ni ntabwo ajya abaho. Umugore aragusuzugura, kandi yabura gusuzugura wabura ubwenge ukaruta, ariko kandi iyo urugumyemo izina ry'Imana rirahimbazwa. Umugore arasuzugura, asuzugura umugabo we, wowe cyane muto umugore azagusuzugura. Kandi
nagusuzugura uzihangane nyine bizakura umugabo se. Tugiye gusenga abakozi b'Imana, tugiye gusenga. Bibiliya yatubwiye ngo hari ibyo tugomba kwiyambura. Bavuze imyenda, bavuze ikote, bavuze imyambaro, bavuze ngo kwiyambura igomwa kandi ryose n'ishyari ryose. Unaje aje kukurwanya, amfasha naje kukurwanya, nabonye intebe nyicaye nzaza mu nyubukuru mugiri no kwishari nuko abantu duteye nubwo gupfurupushije abantu bashaka kubera nk'iminsi zifite vuba ngo bigire ku bantu ahubwo bazana ubuhanga bwabo. Yabwiye ngo bizabakina ku mubyi byo batinyaga bibagezaho. Impamvu dukomeje urugendo ni uko twihangana tukemera kurerwa no kuyoborwa. Ubwira ibikaze ibyo atavuze ni ibiki yaduhanuriye, ariko nanjye ni mukire ku buhanuzi bwa nimugoroba. Mugende mubwira Imana ngo nudushoboze kuba nk'impinja zivutse vuba, twemere kwihangana gusohoza umurimo wako muri twe, kuko utihanganye ubwo burakunanira, utihanganye umupfapfa buragupfusha ugapfuhagaze. Ariko dusenze Imana dushoboze kuba nk'impinja zivutse vuba. Ibyo nabazaniye weyo ijambo riryoshye. Mubyeyi, musore, mugabo, mugenzi wanjye, mukozi w'Imana wicaye aha, iri jambo Imana yamwongoza kureba nawe kugira ngo uzazamuke umusozi guhirika umusengana, ahubwo reba ko atari wowe ikibazo. Hanyuma unumara kubera uca bugufi Imana ihimbarizwa muri we. Tugiye gusenga rero, njyewe mfite icyifuzo nabwiye umushumba umupasitoro yabonye intama zibona nk'izi, ubu nanjye ndabona nk'amwe nk'abana banjye imbere. Ese muranyumva? Noneho rero ntabwo nakwifuza ko wapapana nkubona kuya, ahubwo naguhugura uko nshoborwa. Imana nyiramahoro kanshyigikira yambwiye ngo ngufashe gusenga kuko ibyawe byarakunaniye, ariko ufate umwanzuro wo kumera nk'uruhinja ruvutse vuba, kandi wifuza amata adafunguye, wifuze kumva Imana iri muri wowe kurusha uko wakumva ko kanagaza gusengera urugo, wumva amagambo yo gucana intege mu rugendo, ahubwo wifuze gutunga Mwuka Wera muri wowe, ube mwinshi kurusha uko watunga amabwire. Tugiye gusenga rero. Yesu abamugisha iminota ni mikeya, mwabonye ko nzi kubyina. Ubundi iyo ngeze mu rusengero bwa mbere kugira ngo mbwirize ndabyina, nabwiye Imana nta maguru yanjye wayarinze gucibwa n'amakompora za ete1 za ete2 za ete5 zirakubita ariko murarengari ndavuga nzajya mubyinira, numva nayibyinira kuko yabaye bikomeye. None agahe kabaye gatatu tuzayibyinira, agufasha nanjye. Munyemerere rero, sinzi urugamba ufite. Batubwiye yuko ibyacu byapfuye ariko n'ababiheka babijyanye, ariko bavuze ko Yesu ahageze. Arasaba kugira ngo nawe ubanze uce bugufi. Uriya mugore yadaca bugufi ngo yemere ko Yesu ari we mukiza, ntabwo uriya mwana aba yarazutse. Nyemerera uyive ku maguru yawe, wowe ubona byacanze ariko usaba kugira ngo Imana ikugira mu ruhinja rwose vuba. Kwihangana byarakunaniye, niwe uhaguruke tugufashe gusenga. Kwihangana biranga, abantu nuko duteye, kandi mukimara guhaguruka ndashaka umuntu utarakizwa by'ukuri, utarakira Kristo umwami Yesu n'umukiza, yaje kwakira igitangaza cy'Imana, ariko arakeneye agakiza. Naze tumwatuza agakiza, yinjire mu muryango w'abana b'Imana, hanyuma bazagira neza nabo bazaboneka.